uburyo wafata neza abantu, ndetse iyo ufashe neza abantu bakuzaho ari benshi, iyo bakujeho ari benshi niko kubona amafaranga, ejo ukaba wabaye biliyonera kubera ko wafasha abantu neza. Hello my people, ndi Chef Teacher nk'ibisanzwe nje kubaganiriza ku bijyanye na hospitality. Iyi platform tuzatuvugiraho ibintu bitandukanye bijyanye na hospitality ndetse n'uburyo wabyaza hospitality umusaruro muri business yawe, mu kazi ukora, mu byo ukora byose. Hospitality ni ingenzi, irakenewe. Mwumvishe ijambo abantu benshi bakundaga kuvuga ngo customer care no mu biro bya meya igeremo. Ubu rero noneho ni hospitality everywhere. Ubundi hospitality ni iki? Abantu benshi ntabwo bazi hospitality cyari cyo. Reka mbibasobanurire mu byumve, n'ujya unayikoresha ujye wumva icyari cyo. Ubundi hospitality ni uburyo bwo kwakira neza abantu baje bakugana. Nta muntu utakira abantu mu buzima bwe. Mu rugi wawe wakira abantu, mu kazi ukora wakira abantu, aho ukora muri banke mukeneye kwakira abantu, aho ukora muri hoteli, mu kabari, muri resitora, muri ofisi yawe wakira abantu, mu isoko aho ucururiza wakira abantu. Ese abantu bakira gute? Uburyo bakiramo bishobora kukongerera umusaruro cyangwa bikabugabanya. Hari ikintu bita first impression. Isura weretse umuntu akigusanga bwa mbere niyo izamuguma mu mutwe. Urugero, umuntu nagusanga muri ofisi yawe ukubura amaso ukamureba, ukabuhagaritsa ibyo wari urimo gato, ukubura amaso ukamureba, ukamubwira ati ni karibu tubafashe gute, azahita yumva yisanga ari nkaho ari kugiwe. Niyo mpamvu bitazamuva mu mutwe. Ariko nutangira umwuki nabi ngo buretse ngo busubiye inyuma ngo ndi busy, icyo gihe ntabwo bizamuva mu mutwe, azahora bigendana. Icyakabaye cyiza wamubwira ati mwe mutwihanganiye nk'iminota 2 hari akantu ngihuzemo gato. Icyo gihe uba umuhaye serivisi nziza kuko wamurebye uriyeskiza, arategereza iminota 2 umubwiye anezerewe. Ariko nubwira ati mwe muretse turi busy, mwe mugumye hanze aho, icyo gihe rwose uzaba umubwiye nabi, ntago bizamuva mu mutwe. First impression rero ni isura uzereka umuntu ukugannye bwa mbere. Yaba ari umuntu ugusuye mu rugo iwawe, uburyo uzamwakira, uburyo uzamwereka urugwiro, umusanganira ku marembo ukamubwira ati ni karibu twari tubakumbuye, ntibizamuvamo. Ariko numwereka ko utari unamukeneye, nabyo ntibizamuvamo. Ibi rero tuzajya tugenda tubiganiraho mu bihe bigiye bitandukanye kuri iyi platform ya Hospitality TV. Turabasaba gukora subscribe, musharinga n'aya mavideo kugira ngo twubake Hospitality Empire ifite ingufu. Nge ni Chef Teacher, nkabanje kubaganiriza kuri hospitality icyari cyo n'uburyo wayikoresha mu buzima bwawe bwa buri munsi ukayibyaza umusaruro. Ushobora kuba umubiliyonera ukoresheje ijambo hospitality. Ati byagenda gute? Kamanze nkusobanurire hospitality icyari cyo. Ubundi hospitality ni ijambo risobanura ikintu cyo kwakira abantu neza baje bakugana. Hospitality igomba gutangira kuri wowe ubwawe. Wowe ubwawe ushaka gutanga care, ubanze uyihe, ubanze wumve mu mutwe wawe ko wihaye care, wumve wishimye unezerewe, ibyo bizagufasha guha n'abandi care. Urugero, umuntu aje gusanga agasanga ubabaye wafunze isura, biragoye kumuha customer care nziza.
ariko niba ubanza ukiha keya, niyo umuntu yaba yakubabaje ukabanza ugatuza ukumva ko wihaye keya wowe ubwawe wikunze, ugomba kwifata neza, bizatuma ufata neza n'abantu. Ubwo rero hospitality itangira kuri wowe ubwawe, igakura ukagenda uyihereza abandi baje bakugana. Ari nayo mpamvu uburyo bwose uzakoresha kugira ngo wakire abantu bizagusaba hospitality. Hospitality bivuga gufata umuntu wese uje ukugana neza, kumufata neza, ukagira urukundo, ukamwereka urugwiro, ukamwereka ko umwishimiye, ukaba open, ukumva ufite ubwuzu bwinshi bwo kumusobanurira ibyo ukora, ukumva ufite ubwuzu bwinshi bwo kumusobanurira serivisi ukora. Iyo ngiyo ni hospitality. Niyo mpamvu rero hospitality izaba kuri wowe ubwawe, uzayikoresha mu rugo iwawe, ku bana bawe n'umugore n'umugabo wawe. Hospitality uzayikoresha muri office aho ukora. Hospitality uzayikenera mu isoko aho uri gucuruza. Hospitality uzayikenera kwa muganga aho ukorera. Hospitality uzayikenera muri banki aho ukorera kuri gishe. Nutagira hospitality ntabwo business yawe izagenda neza. Hospitality ni ki, ni urufunguzo rw'ibintu byose umuntu akenera mu buzima. Niyo waba ucuruza gataro ntugire hospitality, ntago abantu bazakwiyumvamo ngo bakwisange bakugurira ibicuruzwa byawe. Icyambere no kugira hospitality, ukagira urugwiro, umuntu wese uza kugana ukamwakira neza, karibu tubafashe iki, dore ibyo dukora ni ibi, ukumva ufite ubushake bwo gusobanura ibyo ukora. Dore ikintu cyisha abantu ni ukutamenya hospitality no kumenya uko wayikoresha muri business ngo kongerere umusaruro. Wakwamamaza ukazenguruka platform zose wamamaza ibicuruzwa byawe, ariko umuntu yakugeraho ukamwakira nabi, ntacyo bizatanga. Banza wumve hospitality cyari cyo, ugire customer care, ubundi ibindi byose bizagenda neza. Million and millions zizaza kuri wowe, kuri business zawe, bitewe na hospitality. Tugire rero hospitality aho tujya hose. Hari ijambo nkunda kuvuga ngo hospitality everywhere. Niyo siroga ya Hospitality TV. Hospitality everywhere. Ugire hospitality wawe mu rugo, ugire hospitality mu kazi ukora, ugire hospitality ibiri mu mutima wawe, igihe cyose turuke mu mutima wawe, ubundi urebe ngo ibintu bizagenda neza. Iyi rero ni channel ya Hospitality TV, tuzajya tugenda tuganiriraho ibintu byose bya hospitality, haba ari uguteka, haba ari ukuganira bisanzwe mu bijyanye na hospitality, uburyo wafata neza abantu, ndetse iyo ufashe neza abantu bakuzaho ari benshi. Iyo bakujeho ari benshi niko kubona amafaranga. Ejo ukaba wabaye billionaire kubera ko wafasha abantu neza. Ikindi kandi ugomba kugira hospitality ariko ukanayibyaza umusaruro, ugashaka icyo ukora kikuzanira amafaranga. Ntabwo gukora akazi gusa uhembwa umushahara bizakugira billionaire. Ugomba gukora ariko ukagira na business. Nutagira business ukora ngo amafaranga ujye uyabyaza yandi, ufata abantu neza, ubahekeya, ubiteho, ubakunde, ubahereke product ukora, uzibahereze ziri kuri karite nyayo, zihora ari zimwe zifite consistency imwe, icyo gihe wowe uzagira abakiriya benshi ndetse amafaranga azaza gusanga. Ntabwo wowe uzashaka amafaranga, ahubwo amafaranga azagushaka. Karibu rero kuri Hospitality TV, ubundi tujye tugenda tuganira ibintu bitandukanye bijyanye na hospitality, cyane cyane dushaka uburyo wabyaza umusaruro ikintu bita hospitality. Kuko nugira hospitality mu kazi ukora,
muri banki aho ukora, mu isoko aho wiri gucuruza, ukagira hospitality mu ishuri aho wirirwa wigisha, ukagira hospitality muri hoteli aho ukora, ukagira hospitality muri restaurant no mu kabari aho ukora hose, bizatuma abantu bakugana bagukunda, bakwiyumvemo, hanyuma bajye baza bakuzaniye amafaranga. Ntabwo uzavunika, amafaranga azaza agushaka, ntabwo ari wowe uzayashaka. Ngigi ibanga ry'ubuzima no gukira ni hospitality. Niba hari ikintu cyatumye abantu benshi baba successful mu byo bakora, ni ugufata abantu neza, guha agaciro abakiriya, guha agaciro ababagana, guha agaciro umuntu wese ukugana, utamujajinga urebeye ku gihagararo cye, utamujajinga urebeye ku myambaro yambaye, utamujajinga urebeye ku isura, ukamuha agaciro kubera ko ari umuntu. Icyo ni icya mbere. Ukamuha agaciro kubera ko aje akugana. Icyo ni icya kabiri. Kandi ukamenya yuko aje akugana kubera ko agukunze. Hari benshi yari kugana, ariko kuba yahisemo wowe, kuba yahisemo business yawe, nuko hari impamvu. Iyo mpamvu rero izatuma umufata neza, itume umwitaho, hanyuma ajya ahora agaruka azane n'abandi. Karibu kuri Hospitality TV. Njye ni Chef Teacher nk'ibisanzwe. Tuzagumana kuri iyi platform tuganira ku bintu byinshi bigiye bitandukanye, haba guteka, kungurana ibitekerezo n'ibindi. Turabasaba gukora subscribe no gusharinga no mavideo, ubundi twige twunguke byinshi, dukore business, dutere imbere, ubundi amafaranga aze atwizaniye. Ciao ciao, turabakunda cyane. Bye bye.